mu myaka ishize umugabo wari umuraperi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa DMX yigeze gutanga ikiganiro muri rumwe mu rusengero rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragara yikomuye umuryango avuga yuko ngo bamugerageje kumwica inshuro nyinshi, dore ko ngo bivugwa yuko uyu mugabo yari yaranze kwinjira muri uyu muryango. Ikimwe mu bintu bizwiho muri Illuminati bivuga ko ngo umuntu wagiye muri uyu muryango biba bitemewe kuba yawuvamo. Abagize uyu muryango bagutegeka byose ugomba gukora kandi ngo ntacyo ugomba guhinduraho. Uyu muryango kandi hari abemera yuko ngo utabaho, hari n'abemera ko uyu muryango utabaho, bikavuga ko ngo abashinze uyu muryango bari bafite intego yo gutanga igitinyiro gikomeye ku bantu runaka bazawujyamo, ku buryo buri gihe uzajya umubona ukabona ko atameze nkawe, afite ubushobozi burenze ubwawe, kandi hari ikindi kintu yishingikirije kimuhereza imbaraga wowe udafite, bigatuma abahanzi nka Beyonce, Jay-Z n'abandi benshi batandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubabona ukababonaho igitinyiro, nubwo bamara imyaka irenga 10 nta gihangano na kimwe bakoze bagakomeza kuyobora uyu muziki. Amakuru ajyanye na Illuminati biragoye cyane kuba wamenya ngo ni ukuri cyangwa si ukuri. Kimwe mu bitabo byanditswe kuri Illuminati n'umugabo witwa John Robinson yise Proof of Conspiracy, cyasohotse mu 1797, kivuga ko abanya-Illuminati bakomeje umugambi wabo wo gucengera gake gake muri za guverinoma z'ibihugu bitandukanye, ndetse bagakoresha abantu bakomeye ku isi mu kumvikanisha amahame yabo. Ngo bakunda gukoresha abanyempano bakomeye kugira ngo babashe kwigarura imitima y'abantu batuye isi. N'amateka maremare akomeye ku muryango wa Illuminati. Gusa ikibazo kiracyari cya kindi kimwe kigira kiti, ese umuryango wa Illuminati koko ubaho cyangwa ngo ntubaho? Ibi ngibi byose bishingira ku myumvire ya muntu. Umwe ashobora kukubwira ko ari bihuha, undi akakubwira yuko ibi bintu abyemera. Ni umuryango wibazwe ibibazo amagana, ariko benshi badafite ibisubizo. Bimwe mu bimenyetso bitandukanye bikorwa n'abahanzi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaza guhuza ibiganza ugakora ikimeze nka piramide, abandi bagakoresha intoki ebyiri bakazishyira ku ijisho, bishatse gusobanura ngo ni ijisho riri muri isi rireba buri muntu wese kandi ritegeka buri muntu wese icyo agomba gukora, akaba ntandi mahitamo afite muri ako kanya. Illuminati yagiye kandi ihuzwa cyane n'imyemerere ishingiye kuri shitani. Abantu benshi bemeza yuko ngo Illuminati ihabwa imbaraga ndetse n'ubushobozi na shitani, ariko kugeza ubu biragoye cyane kuba wahagarara ahantu ugatanga impamvu zirenze 5 zifatika zemeza ko koko shitani afite uruhare muri uyu muryango wa Illuminati. Ibivugwa byose nibyo abantu batekereza, ni ubusesenguzi bw'abantu. Gusa Illuminati ikomeza guhuzwa cyane n'ibikorwa by'abanyamuziki, abakinnyi ba filime, abakinnyi b'umupira, abanyapolitike n'ibindi.